Imigani igice cya 22. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka niwe baremye bose. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi, urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umukire ategeka umukene, kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Ubiba gukiranirwa azasarura ishyano, inkoni y'uburakari bwe izavunika. Urebana ibamba azahirwa, kuko agaburira umukene ibyo kurya bye. Irukana umukobanyi, kandi intonganya zizajyana nawe, ndetse imivurungano no gukozwa isoni bizashira. Ukunda kugira umutima uboneye akagira imbabazi mu byo avuga, umwami azaba inshuti ye. Amaso y'Uwiteka arinda ufite ubwenge, ariko atsembaho iby'abagambanyi. Umunyabutara arahwaganya ati, hanze hari intare, nasohoka yanyicira mu nzira. Akanwa k'abagore b'inzaduka n'imva ndende, Uwiteka azinutswe azayigwamo. Ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana, ariko inkoni ihana izabumucaho. Uwishakira ubutunzi akarenganya abakene, kandi uhongera abakire, bombi bazakena nta kabuza. Tega ugutwi wumve amagambo y'umunyabwenge, kandi umutima wawe ushishikarire kumenya ubwenge bwanjye. Kuko ari byiza nubukomeza mu mutima wawe, bigahora mu kanwa kawe. Nabikumenyesheje uyu munsi wowe ubwawe, kugira ngo ibyiringiro byawe bibe ku Uwiteka. Mbese sinakwandikiye ibyiza by'inama n'ibyo kumenya, kugira ngo nkwemeze amagambo y'ukuri, usubirane ayo magambo ku bagutumye? Ntukanyaga umukene kuko ari umukene, kandi ntukarenganye indushyi mu manza, kuko Uwiteka azababuranira, kandi ababarenganya azabanyaga ubugingo bwabo. Ntugacudike n'umunyamujinya, kandi ntukagendane n'umunyaburakari, kugira ngo utige ingeso ze, zikabera ubugingo bwawe umutego. Ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza, cyangwa abishingira abanyamyenda. Niba udafite ibyo kumwishyura, washaka ko agutwara uburiri waryamagoho? Ntugashingure imbago za kera, izo basogokuruza bashinze. Hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye? Bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. Uwiteka aduhe kugira ubwenge.